uhise unyibutsa umuntu nagiye guha interview kera mubajije amazina ye ngo anyibwire arambwira ngo yitwa Habyarimana ndamaze ntirindi ngo Juvenal nyine ndamwese kubanje kwimyoza ya atariko David wumva twarwana na FDLR tukarwana na FRDC tukarwana na FRN tukarwana n'ibyihebe Mozambique tukarwana n'inyeshyamba Central Africa ati sinifuza intambara kuko nitwe twahababarira kurushaho hari amubwiye se akabarwana bafite ikibazo cyo kutababara uwo muntu none ukamubwiza no kuri ntuzabisibe kandi kumbaza icyo kibazo nagasuzuguro kandi ntuzabisibe muri no video FDD Cndd yitwaga ibyihebe na Buyoya ubu no bari ku butegetsi NRA ibyo yitwaga biranareze iri ku butegetsi maze imyaka 30 n'ingahe RPF iyo rwose bavuga ko badafite atari n'abantu bafite amatwi n'iki byose bari ku butegetsi na M23 bita abateroriste izajya ku butegetsi izajya cyangwa ishobora izabujyaho buriya bajya bakura mu rugese bari oya mbwira izajya cyangwa ishobora izabujyaho uzabureba ni kiyasi kigiye gusa ni confirmation cyangwa ni iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntawe murabibona murabizi mugacece uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare turabasuje turabifuriza weekend nziza mwese abadukurikiye turi kumwe na David na mahoro nda mahoro nta kibazo shingiye kuri definition BM yaduhaye na uri wazarenda wo mu Rwanda oya yaratubwiye ngo nikavukire ni kavukire ariko kagana ku gukunda igihugu patriotism uzarendo no gukunda igihugu ni patriotism nyine donc nawe uri wazarendo kuko oya wazarendo ni mu bwinshi W ibaza wowe uri umuzarendo cyangwa mu bumwe babyita muzarendo nawe uri muzarendo kira mutu ni muzarendo kwa taifa lake buri wese ni umupatriote w'igihugu cye buri wese se buriya bitewe n'inguna afunze kuko buriya ku bintu bijyanye n'igihugu ntagira ukuntu yumva igihugu niyo mpamvu ubona nk'abantu b'abareberi b'abarwanira igihugu abari kontere nabo bati muri Nyanga Rwanda muri Nyanka Burundi yego muri Nyanka Kongo Kinshasa ariko abandi nabo bari ku rundi ruhande bati natwe turaharanira gukorera igihugu ugifasha agahita yita undi ko nawe ari jewe yongeze ku gihugu ntabwo nyamitindaho umuntu wese afite ko yumva igihugu afite ko yumva igihugu ubwo rero buri wese yumva agikunda ariko ntibibujije ko hari imirongo migari wahera uvuga ko ukunda igihugu nko kucyubaka guhandira cyagiteza imbere kandi ko cyubaka si ngombwa ko buri mu mwanya runaka oya buriya igihugu ni ikintu kigari cyane buri umufundi dufate nk'urugero nk'abantu bubatse zo kwa Dubai bakabona ko barimo gusondeka ibintu uko acanga isima uko acanga iki n'iki bamwe bana bafundura uzi ko bashyira n'isima mu za bote we ntabwo zarenda burimo wowe uzi ko ibintu wubaka isima urimo gukuramo igize standard zo kuba ari isima nyine yo kubakira abantu urimo kwitwara muri bote se gusa uri mu zarenda ubwoko ki abarya ruswa abagira gute ibyo rero by'umuntu yakubwira ati nubwo wabyita kajana ujye ubona abantu b'ibikara babita bakazungu kenshi urumva ariko haronze w'inzobe witwa kazungu wenda byo birashoboka hari n'abazarendo b'abanyazarendo nyine ariko hari n'abazarendo bo kubeshya ndetse nko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ku mwazarendo yahura n'umuntu ngo n'umututsi ngabukira ngo nakamwica umuzarendo muzima yica abantu gute ko ibyo ubungu ariho bizabera ibibazo muri izina ry'abazarendo muri Kongo rizahishira mbere nk'izina ry'interahamwe n'impuzamugambi amazina mu busanzwe avugitse neza afite n'insobanuro zumvikana ariko yahindanijwe n'ibikorwa by'abagiye bayitwa yego buri ibintu bya Kongo abantu bayibona uyu munsi agitwerama bakabifata nk'ibintu byoroshye ariko rero bazabimenya nyuma y'igihe cy'imyaka nk'icumi umuntu asigaye akwita umuzarendo ukabaza nk'ubuhurire n'umuntu mukaba kuvuga ngo interahamwe ukuntu byakurya mu mutwe kandi wanamureka baro amazina nk'aya yagiye agira ibikorwa bibi mu myaka nk'icumi n'imbere muri Kongo uzaba wita umuntu muzarendo urumva bana bagufunge cyangwa bagufatira imyanzuro cyane ko wabonye urubanza wabonye umuntu witwa Bitakwira yego Bitakwira yitabye urukiko Kinshasa nyirango muri iki cyumweru dusoza
rero buriya ntabwo yari azi ko imvugo agenda avuga zibiba urwango zishobora kumujyana mu rukiko, ariko to utari igihe kizagera ibyo byose byagiye biba byaba ari ibikozwe mu buryo buri collective cyangwa ibikozwe n'abantu ku giti cyabo babiryozwe, kubera ko ibintu bijyanye n'ubuzima bw'umuntu ni ikintu kitoroshye cyane. Ubuzima bw'umuntu ni katihagwa ku isi yose. Aho noneho amazina nk'abazarendo nyine nk'amakoperative azaba yitwa abazarendo, urumva azahaburira azasibangana, usanga umuntu amazina ari kuri za kopiba za kopidemata za zose. Ese Dave hari ikintu mise nibaza kubera gutesha agaciro amazina. Ubu haje nk'umuntu mu Rwanda agashinga koperative akayita intera hamwe, habiki kuko uzanya ayo mazina nyine imita nibaza byagenda biti. Abandika ayo mazina ntago uzika koperative zirandikwa. Yego, haba mu kigo cy'igihugu cy'amakoperative ese ushinze n'idini ukagita gutyo RGB irabireba, ntago bakwemerera kuryandika. Ntago babikwestoninga cyane, ariko ntago bakwemerera kuryandika. Byamera nkaho undi muri Gisagara wambaye umupira Juvenal, ntago yafunzwe ntiyagize gute, ariko nawe ubwo kubera ukuntu yatwamwe bikaba inkuru mu gihugu, urumva byamusigiye byo kumenya ndetse byamusigiye raje. Ntabwo ari ibintu wakwirata. Sinivuze ko hari icyo uwo muntu bashobora kwimuziza. Bareba muri business plan yiwe ikirimo content irimo, bahasanga nta ihuriye n'ibindi namwe tuzakira. Ndavuga nta naho bihuriye wenda. Ijisito ryo kubwira. Byagenda bite bayandika cyangwa ntago bayandika. Ubwo ari amazina yabaye modite. Ubwo uhise unyibutsa umuntu nagiye guha interview kera, mubajije amazina ye ngo anyibwire, arambwira ngo yitwa Habyarimana. Ndamaze ntirindi ngo Juvenal nyine. Ndamwese kubanje kwimyoza. Yari byose. Yabanje kwimyoza. Kandi ari umuyobozi. Amazina afite impact nini cyane ku mibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu amazina agenuye agore, ariko ni nayo mpamvu twarimo tuvuga tuti gufata amazina akanduzwa akitirika ibyo atari byo ntago biba ari byiza. Abantu badafite amazina babaho aya cyangwa ni abana yahindura birumvikana, kuba amazina abiri yava amazina rugero yava amazina akoreshwa muri rusange ntacyo byabuza ko igihugu gitembera. Nubwo waba ujyanye izina ry'ikoperative ntago yabura irindi ngo koperative iraninga ikomeze. Yego, ariko nanone ku ikintu cyo gukweshoninga izina nk'iryo ntago cyabura mu mateka nk'aya ngaya, cyane ko nubwo ndimo kuvuga gutyo ngo ntacyo bamutwara nk'ubwo rugero natanze haruguru, ariko ntihabura byaterwa na mudu ahuye n'uwagiye kubyandikishaho. Hari naho yabitangira ibisobanuro wenda bitari mu mategeko, biri sociale. Bati wagiye guhitamo izina uryita gutyo gute. Erega ni nko kubikiye byo 1991 1994 nabwo wari gushinga koperative ukayita Inkotanyi ariko kugendaho. Urabyitondera cyane ibyo ngibyo rero ukareba situation iriho iki n'iki. Kandi icyo gihe wenda byaterwaga nuko conviction cyangwa se imyumvire y'abantu bari bafite ku Nkotanyi ntabwo bari basobanukiye cyane. Hari n'uwari kuvuga ko abikoze kubera kuzuvamo nk'ubutwari, abandi bakazumvamo ko zifite amatwi zifite ikindi kintu nk'ibyo. Sintekereza ko ushobora gushinga hoteli i Yerusalemu ngo yite the Holocaust cyangwa the Holocaust byakunda nta kibazo, ariko yise Nazi ndacyakira ngo kiracyasakurisha abayahudi ugishyireze ku modoka bayirasa bakuja. So rero urumva ko simbona impamvu yabiteye gukora koperative imeze gutyo, kubizira nicyo ntarimo kwemera, ariko ntabwo yakwemerwa. Karagaciyemo David, reka dufate iyi weekend dusubize bimwe mu bibazo bishingiye ku biganiro byatambutse, cyane ko nge by'umwihariko nshimira umukunzi wa PRIMO Media Rwanda tubwiye ati iyo umuntu abandikira commentaire nimuyisubize mushaka kugaragaza iki nanamwiseguraho. Cyane cyane yavugaga ku biganiro twagiye tugirana, ntabwo nayibonye iyo ariyo wenda ishobora kuba iri muri izi turi busubize, nitutanayisubiza atwihanganira azayitubwira twibutsa ati ninge kanaka dore commentaire yari iyi. Na telefone ziba ziriho aho ngaho. Yego, ntabwo wabura uko ubwira umuntu. Na mbere yo gutangira ikiganiro cy'ubutaha twazayigarukaho nta kibazo. Hari uwanditse ati mbega David, Rwanda na Kongo ni ikihe gihugu kinini cyangwa ni ikihe gihugu gifite abasirikare benshi cyangwa ninde ufite ibirwanisho bikomeye?
reka kwibeshya, Afurika nta gihugu cyatera ikindi kuko byose biranganya ingufu. Ni Umurundi yabyanditse mu Kirundi nuko ndimo ndabigarura mu Kinyarwanda. Ikindi arongera avuga ati hari aho wibeshye, ati kohereza ingabo kugarura amahoro sibwo bukomezi bw'igisirikare, hano uribeshya pe. Urumva ndimo ndagerageza kubigarura mu Kinyarwanda. Yagiye yandika ngo hari aho wihenze, kurungika ingabo kugarukana amahoro sibwo bukomezi bw'igisirikare, no urihenda pe. Twavugaga kuri bya bindi tuvuga ngo FDLR iteye Rubavu, Repubulika Demokarasi ya Kongo yarwana n'u Rwanda. Tugaruka kuri eto na Colonel Ryarasa yarimo ashaka kumenya nyine ngo hagati y'u Rwanda na Kongo ngo igihugu gifite ngiki imbunda nyinshi n'iki cyangwa ngo igikomeye kurenza ikindi, ariko akashyiraho afirmation avuga ko Afurika nta gihugu cyatera ikindi, ati kuko byose biranganya ingufu. Ibyo ngibyo nuko uwo muntu adakurikira ngo amenye ko ibihugu byagiye bitera ibindi. Mbese Tanzania ko yateye Idi Amin ntiyamukuyeho ikamwirukana. We ntekereza ko ashaka kubivuga mu gihe nk'iki ngiki. Igihe nk'iki ngiki nanjye mubwiye mu gihe cyatambutse u Rwanda rwagabye ibitero kuri Kongo, rusenya inkambi z'impunzi, icyitwa Zaire, rucyura impunzi z'amamiliyoni n'amamiliyoni, urumva neza. Hanyuma ruherekeza ingabo za Kabila FDLR, bakuraho Umuvuno, bashyiraho ubutegetsi. Kongo yitwaga Zaire ihinduka Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu munsi tuvugana. Icyo ubwo n'urugero namuha. Hanyuma umumbwirire ko yaguhize itaba inturo, wowe wagukubise icyo gihe mu myaka 20 n'ingahe ishize, n'ubu yagusubira. Cyane cyane ko nta evolution idasanzwe Kongo igaragaza ko yaba yari evolutse ikagira intambwe itera mu bijyanye wajya no mu mutekano ku buryo yabaraciyeho u Rwanda ngo tuvuge ngo ibi n'ibi ibyo birashoboka. Ibyo vuga ahantu byumva kubera ko iyo avuga ahubwo ntabwo ingufu zihoraho, ntabwo ahora gahanze, ntabwo ingufu ari ikintu kiri statique ngo uvuge ngo ufite ingufu se ntizagabanuka cyangwa ntazifite ntizakwiyongera. Ibyo byo namwumva kubera ko n'ibihugu u Rwanda rudeployinze abasirikare byazo bikomeye, za Central Africa zari zikomeye, za Mozambique zari zikomeye n'ibindi bihugu, kandi simvuze ko n'ubundi zidakomeye today, ariko imikomerere yazo hagati y'umuntu gutabaje n'ubutabaye aho naho yakucanga ikarita akambwira. Sasa ntabwo u Rwanda na Kongo mu mvugo za kijyambere babyita symétrie de force cyangwa se force asymétrique mu buryo buri contraire. Ntabwo u Rwanda na Kongo mu rwego rw'ubwirinzi byo bita defense, urumva binganya imbaraga mu gisirikare, ntabwo bishoboka. Nk'urugero dufashe nk'urugero mu gihugu cy'u Burundi, nta myaka ira bitatu niba ari no Murundi bimubwire nawe bashyizeho umutwe w'ingabo udasanzwe. Twasomye ibitangazamakuru, ingabo zidasanzwe urabizi imikorere yazo. Iyo uvuze abasirikare b'Amerika kuvuga n'abamarine umva kuba bitandukanye. Iyo uvuze special force ya Uganda n'ingabo za UPDF zisanzwe, iyo ni imitwe itandukanye. N'u Rwanda rufite ingabo zidasanzwe zinamaze igihe kinini cyane, zubatswe igihe kinini cyane. Ibyo rero kukubwira no gufite ingabo, undafite ingabo zisanzwe n'ingabo zidasanzwe, urumva so muranganya ingufu ntabwo bishoboka. Ku bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Ibihugu rero birutana ingufu muri defense nkuko bishobora kurutana ingufu muri economy, urumva. Ntabwo wambwira ngo u Rwanda ruganye ubukungu na Tanzania yagiye muri low income countries, u Rwanda ruteganya kuzajya mu 2034. Ntabwo economy ziba zingana, urumva abandi bagusizeho imyaka igeze kuri inga. Aho ikigo namubwira nuko atari cyo yambajije, ntabwo ibihugu bigira ingufu ngo bizirate. Ibihugu bigira ingufu ku nyungu zazo. Dufate nk'urugero kugira ngo byumvikane neza. Hano turi i Kigali, wowe utuye wenda rwa Rutabura muri quartier populaire iciriritse, undi atuye Kagarama cyangwa Kimironko cyangwa Nyarutarama. Mwese muri abagabo muri Kigali, umwe atahiwe undi agatahiwe, niba urindisha imyugariro undi akarindisha local defense, undi akarindisha abarinzi n'iki, mwese icyo mukora nicyo bita uburinzi. Uburinzi wawe nkarindi wanjye bitewe n'ibyo urinze n'ubushobozi bwawe. Ibyo biba biravuze ngo ntabwo Rutabura atari umugabo ngo cyangwa Nyarutarama si umugabo, buri wese n'umugabo iwe. Aho gato ku rwego tubitware gutyo. Aho kumbwira ngo wowe ufite amabuye undi afite intensity n'iyiturika wenda ngo habayeho gusumbanya imbaraga z'uburinzi, uko so umuhungu warinda kumbwira iki cyangwa tujya amagambo hano ku ntuze. Ikindi cya kabiri, ushaka kureba imbaraga n'ubwirinzi bw'ibihugu, icyo tutashobora kumenya ni intwaro ibihugu bifite, kuko intwaro ni kimwe n'imikoreshereze yazo ni ikindi. Ureba uri operation zihariye cyangwa zitihariye ubwirinzi bw'icyo gihugu bwakoze.
nugira kuri Kongo rero ukagera no ku Rwanda. U Rwanda rufite operation zikomeye cyane zitari hasi y'eshatu umuntu yavuga. U Rwanda rwirukanye ibyihebe muri Mozambique, Kongo yirukanye ibyihebe hehe ko yorora ibyihebe birimo abazarendo birimo iki n'iki n'abayakutumba n'abantu ntazi amazina yabo. Ikindi umuntu yavuga u Rwanda rwirukanye rwaburijemo umugambi wa General François Bozize muri Centrafrique wo gufata umujyi wa Bangui, kandi bikorwa n'ingabo z'u Rwanda nazo zihariye kuko Loni yari hasanzwe ingabo zisanzwe bari bafashe nura muhanda uva Douala, bari bawufashe nabwo iyo operation bugenda twe twigarukaho. Yego bari ababozize bari bawufashe kandi hari igihe utanakoraga umujyi wa Bangui warabuze ibiryo, ingabo z'u Rwanda zikufunguza. Nuva n'umunyamakuru Kasi Mukayira wa BBC gahuza miryango yaragiye gukurikirana iyo nkuru, umva ibitangazamakuru mpuzamahanga byagiye kureba biravuga ngo reka turebe abo bantu bagiye kwigerezaho. Iyo operation yiziho n'igice kuri YouTube iriho naribonyeho, hari ama footages bagiye bashyiraho, wabonaga ko yari intambara ikomeye cyane gufungura uriya muhanda no guherekeza ari amakamyo asaga 1000. Amakamyo 1000 ni menshi ahantu ingabo zose zatinye. Ingabo z'u Rwanda rero zarwanye n'ingabo z'ibihugu birenga 8 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi umurongo ingabo z'u Rwanda zaciye ku butaka bwa Kongo uri verticale wambukiranya Kongo ntarengwa, ntago ibyo bihugu byawurenze, yaba Zimbabwe yaba Namibia yaba ndenande yaba Kongo Kinshasa ubwayo yaba Angola. Urumva ndavuga mu gihe cyakurikiye operation Kitora, ko operation Kitora yarabaye ikurikirwa n'intambara. Ntabwo iyo ntambara najye kuri Wikipedia ariko intambara y'isi nyafrika. Urumva niko yitwa irahari yanditse. U Rwanda rero ibihugu muri puissance y'ibihugu mu rwego rw'ubwirinzi birenga urwego rwa defense y'ibihugu, kwirinda kw'ibihugu bikajya kuri level y'ibyo bita kwempoza icyo imbaraga zabyo hanze y'igihugu ndetse no gutegeka. Ntago bidiscussing gutegeka ikintu ko kikagenda gutyo. Bozize turakubwira ntago tuganira, ntago ufata bank rudi nyuma subiriye wavuye. Niba udasubiyeyo iyo dasubiyeyo nyine ntago ibyo bivugira mu magambo bayimwereka mu bikorwa. Urumva bakavuga bati niba ari muri Mozambique Cabo Delgado wagine warananiwe kuko yagiyeyo bande yande ingabo za Mozambique ubwazo ziramanika, ariko twebwe ntabwo tuje kudiscussing namwe. Murava Moada, murava Palma, murava mu Chimba de Playa, murava hose murahava nta ntuzi. Bakagenda bakajya South Africa na Avuze, bakajya Darfur. Abantu babaye za Elfasha nyina ngo nahe hose hari imijyi myinshi, bakubwira ukuntu abajanjawidi bari barigize akara kajyahe. Ingabo z'u Rwanda zempoza ninga zari muri UNAMID muri contingent yabo bempoza amahoro muri Darfur, nubwo bongeye kubirwaniramo. Ariko uko biri kose ikivuga ubu ngubu ni amakimbirane hagati y'ingabo za Sudan n'ingabo za RSF, ahakongera ngo kirimo kuvuga cyane ubu ngubu kiri imbere. Ntago wavuga ko ari jenoside ikorerwa muri Darfur. Yego ingabo z'u Rwanda rero kujya kuzipima muri za Kongo, urumva ni nko gufata ingeragere ukayipima n'akanyamasyo mu kwiruka. Uwo nguwo nuko mubwiye hari akantu yakurikijeho kandi kuri baraho yihenze kurungisha ingabo mu butumwa bw'amahoro sibwo bukomezi bw'igisirikare. Ibyo avuga aho ngaho turemeranya nawe. Sinzi ko ari nawe nabivuze. Ubutumwa bw'amahoro ni kimwe na operation zihariye muri cadre bilateral z'ibihugu biratandukanye. Urumva kuko n'ubundi izo ngabo za Bozize gufata Bangui hari ingabo z'u Rwanda ziri muri MINUSCA. Urimo kureba kandi Bangui yari gufatwa kandi zihari kuko ziri muri amburera ya MINUSCA. Aho turimo kugera neza. Ntabwo ariho bwo gupimira, ngenda pimira ko ri cadre ya coopération bilaterale y'u Rwanda na Centrafrique. Siko bimeze no kuba izo ngabo z'u Rwanda zarakoze ibyo ngibyo kandi bigacamo. So mubwira ngo rero iyo upima imbaraga z'igisirikare ya operation zakoze na success zagize, ntabwo reba ku bwinshi ku buke ubunini bw'igihugu iki ni cyese de suite, ureba kuri ibyo ngibyo. Ariko ikindi rero mubwire niba wenda kurikirana amakuru yo mu Rwanda, mubwire yuko itsinda rimwe rigize ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda n'ingabo zashyizwe hamwe izari zisanzwe ari z'igihugu mbere na FPR inkotanyi, erema zimwe zo mu ngabo z'u Rwanda nizo zahagaze jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihe jenoside zindi tuzi ku isi nk'izabaye z'abayahudi, isi yose yahagurutse ikajya gukemura icyo kibazo. Ariko mu Rwanda ahubwo isi yarahunze, amatsinda yo mu ngabo za RPF arigize ingabo za RDF hamwe na gisifari bafatanyije, ngira ngo n'abaresista ba mu macengezi baje mu gisirikare n'abandi binjiye nyuma birumvikana kugeza uyu munsi. Ingabo z'u Rwanda zifite nayo background yuko zahagaritse jenoside ku isi, muri jenoside zikomeye cyane ku isi. Hanyuma rero noneho nafate niba ashaka kuvuga igisubizo cyane, nafate buri gihugu cyose atekereza. Urumva random muri igihugu ashaka cyose ambwira igihugu cyakoze nk'ibyo maze kuvuga haruguru,
abantu niba wenda ari nk'ikintu nakwita nk'ifitina n'iki kubera ibi ntabwo bivuga nk'amagambo njye mfite fact kandi nongere mwibutse ko ingabo z'u Rwanda ntabwo zishotorana ngo zirata gatuza sibyo ariko rero uzije imbere nawe ukazira kandi gatuza ibyo wabona ni ibitangaza sinzi ukuntu byaba bimeze urumva sibyo ngibyo sabavuga ibiki ya atariko David wumva twarwana na FDLR tukarwana na FRDC tukarwana na FRN tukarwana n'ibyihebe Mozambique tukarwana n'inyeshyamba Central Africa ati sinifuza intambara kuko nitwe twahababarira kurushaho hari amubwiye se akabarwana bafite ikibazo cyo kutababara none se ubundi intambara n'imisa intambara nikora abantu bagiye kuririmbamo intambara zirababaza abantu bemera kubabara kugira ngo bagire icyo bageraho igiti cy'umugisha kiva ku mbuto y'umuruho n'amahoro Rwanda rufite n'imbaraga rufite rwiyushya kuye urumva kandi twebwe twese twabigizemo uruhare sasa rero kumbarira imitwe y'ingabo n'iki byose muri iyo ngiyo yose igihumeka niyi buriya muri Mozambique barimo guhumeka cyangwa bahumeka insigane ibyo byihebe byo muri Mozambique iyo yambwiye neferene iriya yo muri Nyungwe buriya se buriya imeze gute se muri Nyungwe sabwira haba iracyahari iriya yateye ubwo urajya kumbwira FDLR sha muri abo bose arimo kuvuga haruguru arareba agasanga u Rwanda nirwo rwababara cyane mu guhangana bo bagasigara batagize aho bikiri ni hehe aho bikiri ni yashaka izindi ndetse yashaka izindi Central Africa ari muri yashaka yamizindi ngero ubundi zo ngizo atanze se abo bose ambwiye nta no mugitera akagere kandi abo bose noneho mubwiza ukuri ko ingabo z'u Rwanda zagize gute zabarabyifu ubwo sarinda kumbwira abwira ibiki iyambwira n'abandi ahubwo wenda bazazaho abamuga se ingabo z'u Rwanda zitinya kubabara kugira ngo zigire icyo zigeraho sindi umuvugizi w'ingabo ndi umuturage usanzwe ariko kandi ndi n'umukandida umuturage wese defense y'igihugu kiba kimureba ntabwo mbisubiremo ntabwo u Rwanda rurata gatuza nta gihugu rwari rwashotora hatari impamvu naho bagiye bagirana ibibazo urumva ariko kurwigerera ukarwigerekaho byakubana ibibazo ntabwo bishoboka ibyo ntabwo byavamo sibyo FDLR si ubwo kuko ntabwo izi gusoma se FDLR ntabwo izi gusoma uwo nguwo aho yandikiye hose uzamubwire yongere ibitabo nawe asome sibyo ikintu ku Rwanda ntabwo nashyigikira ko igihugu gishotorana ariko uragurutse ubusikoyi barazirasa uragurutse iki birafata ubusa abajya aho ngaho ukavuga ngo iki ayabaje kubyira intwaro ibihugu ntabwo tumenye imbaraga z'intwaro zabyo zifite intwaro z'igisirikare cy'igihugu ni amabanga y'igihugu atamenywa na marshal nawe aho yandikiye sizi ngo ni hehe ntabwo nawe azi intwaro uwabo batunze ariko wigeze kumbaza mu kiganiro kigeze gukora intwaro ya mbere ni determination y'abanyagihugu yo kurinda igihugu cyabo n'ubumwe bwabo no kumva kimwe yuko umutekano w'igihugu cyabo bareba bigiye muri uwo mujyo rero nizo konga avuga zagira imbaraga zitanasanzwe miliyoni 100 zishyize hamwe zitakitwa abantu zarendo zitakitwa abantu abanyarwanda kandi ari abakongomani zitakitwa abantu abanyamurenge kandi ari iki zitakica abahema muri turi zitagishyigikira imitwe y'inyeshyamba nka ADF izo za FDL n'izindi zishyize hamwe urumva nawe ko zagira imbaraga mu rwego rukomeye cyane ariko si bidahari uraza kumbwira iki abasirikare igisirikare kizima cya Kongo gifata abantu b'ingegera zikavuga ngo n'abapatriote ngo n'umuzarendo ubujya gutoranya abapatriote mu Rwanda bahera kuba marine bananiranye bigo banywa kore iwabo sinzi ngo nihe uwo muntu wanyandikiye ubwo tufata ko ibisambo n'abantu bambura abantu bica abantu ari bo rugero rwiza rwo kwita ko ari bo abantu bakunda igihugu ndetse ukabashyira no mu gisirikare bavuga ngo ni abareserviste ibyo reka nkubwize ukuri uwo muntu noneho ukamubwiza n'ukuri ntuzabisibe kandi kumbaza icyo kibazo n'agasuzuguro kandi ntuzabisibe muri no video mbisibiri iki gufata ko mukegeranya n'u Rwanda n'imikorere yawe nta nawe nahuriye Alexandre ndarishakiye ati nje ndafite ikibazo nitwa ndarishakiye batazira ntare hama nje ndafise ikibazo n'ukuri pe M23 bo bari abana ba East African Community nimba atari abana banyu abayobozi bacu ni ibinebwe awi ni ibinebwe kuki bataje hamwe ngo bayirwanye ni fois pour toutes nimba President Kagame ari we ateje umutekano muke baramutinya se murakoze ni nk'icyo ngicyo uwo ngora urumva afite nibura ikibazo wowe wapfa no kumusubiza urumva M23 ibintu irwanira harimo n'amasezerano yo ku itariki 23 z'ukwa gatatu
mu mwaka wa 2009 afite umuzi n'amateka muri Nairobi. Igihugu rero cyasinyishijwe amasezerano, cyasinyiyeho amasezerano kirakurikirana nubwo bitari muri mandate yacyo ariko kiyakurikiranira hafi. Ikindi cya kabiri, ahabera intambara muri Kongo ifite ibyogo bibiri. Ifite icyogo cyo ku nyanja Atlantique, ikagira n'icyogo cyo ku nyanja y'Abahinde. Ifite igice cya West n'igice cya East, ndetse iyo ugiye mu mateka ya Kongo ntabwo bavuga, ntago mbega indimi zishobora guhura, ariko bamwe bitwa abaringarofone, abandi bakitwa abaswahilofone. Abo muri East babita abaswahili, abo muri West bakabita abantu bavuga iringara, bari aho ngaho gusa muri za Kinshasa nayo hose abantu nk'abo ngabo. Icyo rero umuntu avuga nuko atongeyemo Sadek, nganavuga ati Tshisekedi nawe n'umwana wa Sadek, ngo wenda tubivangure gutyo. Byukuri ibyo bita parrainage cyangwa ubutisimu bushoboka bwose, East Africa yabubyara abantu muri Eastern Congo, kubera ko bahahira he ku byambo bya Dar es Salaam, bahahira he banyuze ibiri Kigali, Kampala, Bunagana, Mombasa, Bunagana n'ahantu nk'aho ngaho. Muri jo politiki ibyo ngibyo birumvikana rero ko kandi na catastrophe yose ishobora kuza yabakorera, yaba impunzi zirukanka zigira gute cyane kugira ngo bimusubize neza mu buryo butamuheza. Nagira ngo mubaze ibihugu byo muri West ya Congo, Brazzaville, Angola hose birimo inkambi z'abavuga ikinyarwanda n'ibi. Ubasanga Kigali, ubasanga Bujumbura, ubasanga Kampala, na M23 ikubiswe ijya muri ibyo bihugu kandi bigiraho ingaruka. Kuko nibivuga ngo ufite abantu b'inyeshyamba, kubiteka ushaka kubahonda ngo ubohereza ahandi kandi ubakuye iwawe, ntago ari wo muti. Niyo mpamvu rero M23 uvuze ko ubutisimu bwose yabyarwa ubugerwa na East Africa bitari ku mpuwe na compassion n'ibyo abantu bita gushyigikira, biri mu biro obvious, ni ibintu byikora nta kundi byagenda. Niyo Kongo Kinshasa yasumbirizwa biturutse muri South, ubwo no kuvuga ngo guhera kuri Zambia werekeza kuri Angola, ntabwo u Rwanda na Uganda n'ikindi Kenya byajya kwivanga muri iyo ntambara. Ari abaruba bateje akavuyo, Zambia ntiyaburamo byanze bikunze, na Angola ntabwo yaburamo, kuko biri mu cyogo cyayo birayerekezaho. Urumva nabira bizuze abateke n'abayaka biri muri Kinshasa, buriya nka Congo Brazzaville ishobora kubyinjiramo, kuko ushobora gusanga hari abateke cyangwa abayaka bambuka bakajya hakurya. Ibyo abasongo ne barabasongo ne bari iki byo muri Central Africa bambuka bakaza hakuno na Congo n'iki, ushobora kubisanga muri Central Africa hagati ya South Africa na Congo. Muri geopolitique ibyo biremewe. So ntabwo mbona ko rero ushobora kuvuga ngo M23 ngo na East Africa n'iki kubitandukanya biragoye cyane ko intereza East Africa ibihugu bibaho kubera inyungu bifitanyeho ziri muri Eastern Congo. Nta kamyo iva i Dar es Salaam, iva i Mombasa, igera i Kinshasa. Ibyo byose uwo muntu nta n'umuhanda uhari. Kisangane birashoboka, Mbujimayi yagenda yikwega ibintu bikagerayo byo muri Kenya, sibyo? No rugero muri ibi byogogo byacu, ariko ntabwo uri mumbwire ngo none se kubera iki Kinshasa bakora amakonseri bakabyina kandi igoma bakaba ari muri etat de siège. Giye ikibazo cyo mu ndacyumva neza cyane rwose. Hanyuma ibyo vango gukubita M23 aka gace ka East Africa n'ibindi bice bitandukanye by'isi, ariko naho nshaka kuvuga ko naho turi aka kanya nta gace nta gihugu na kimwe kitarajywamo n'abantu bitinyeshyamba. South Africa nayo reka tuyishyiremo ANC na umukoto wasizwe zari ingabo zayo bitwaga ibyihebe, bajya no ku rutonde rw'ibyihebe mpuzamahanga na Amerika, harimo na Nelson Mandela, ubu nibo bari ku butegetsi. Urumva Cndd-Fdd yitwaga ibyihebe na Buyoya, ubu nibo bari ku butegetsi. NRA ibyo yitwaga biranareze iri ku butegetsi maze imyaka 30 n'ingahe. RPF yo rwose bavuga ko badafite atari n'abantu bafite amatwi n'iki byose bari ku butegetsi. Na M23 bita abateroriste izajya ku butegetsi, izajya cyangwa ishobora izabujyaho buriya bajya bakura mu rugese bari oya mbwira izajya cyangwa ishobora izabujyaho uzabureba ni kiyasi kigiye gusa ni confirmation cyangwa ni rasiyumi. Shanda kubwiza ukuri, Museveni yigeze kujya muri za Tanzania, ajya mu Uganda akora politike mu mashyaka, ateza ubwega n'iki biranga, buriya yafashe Uganda nawe nk'M23 buriya nawe yasubiye none muri Tanzania bwa kabiri. Urumva mu Rwanda RPF ntiyagiye ikigo cy'amakira 87, ariko barukira bahereye ryari za 37 za 30 na kangahe bitwa inyenzi ngo ni inkotanyi zigize ingenzi. Urimo kureba bararwana babo barananirwa barahunga ibyo bana bivamo rwose baratsindwa, abandi resistance irongera zamuka, igihugu kiragira. Urakina n'inyeshyamba, abantu baravuga ngo RCD ya mbere ya kabiri ngo Cndd-Fdd whatever, M23 ya mbere ni ya kabiri, M23 iri ya gatatu izaza, ariko ntago bazakura mu rugi. Okay, ntago bishoboka. Hanyuma hari ikintu yavuze ngo Kagame ngo niba ari uteje umutekano muke, ngira ngo babyumvise.
ibyo nabyumvise uko yabivuze. Aho ngaho wenda ni igitekerezo cyiwe, ntacyo nenda kukivugaho, ariko tugiye ku ijambo ngo kumutinya, hari umuperezida udatinya utanubahwa. Sinzi ngo igihugu cye ni ikihe, ategeza kugira perezida atinywa se. Nabonye yanditse mu kirundo, birashoboka ko ari umurundi. Nawe perezida abantu baramutinya bakanamwubaha, Museveni baramutinya bakamwubaha, Kagame baramutinya bakamwubaha, Tshisekedi baramutinya bakamwubaha, Sassou so umuperezida wese batinyitse anubashywe. Niyo mpamvu abaperezida abantu bake ku isi, kandi ugasanga igihugu kimwe gifite abaperezida n'amarepublika ko yatuyabara, nk'ubu turi muri repubulika ya gatatu. Ibaze igihe u Rwanda rwabereho n'amamiliyoni yago turimo kubara tukabara 1 2 3. Uzamubwire uwo muntu niba yumva ikiganiro kiyugeze ku mazina ya perezida, urumva uretse gutukana gusa, inyito zose wazikoresha zitari gutukana. Yego, buri gihe nshimishwa n'ibiganiro mukora. Hanyuma Marshal abona ati ingendo za Dr Mukwege muri White House n'ahandi bikozwe na Amerika. Ese abona ate Kongo mu gihe leta yayo yabikomeje gukorana n'Uburusiya? Ndabakunda. Yitwa Muhamya Innocent. Avuze ku cya Dr Mukwege, ingendo ari gukora muri White House ndetse n'ahandi abifashijwemo na Amerika. Yanditse ngo bikozwe na Amerika, ndi kugenekereza muri ibihugu bikomeye cyane ku isi by'ibihangange bigenda bicura abantu, bigagenda bicura abantu b'abanyapolitike bashobora kubikorera mu nyungu zabo byo, ariko batari mu butegetsi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitanye na Amerika na za ambasade, ariko n'ikiyasi cy'ukuri ko biriya bihugu bikora birambagiza n'abandi bantu baremfiriwa bafite firiwanse muri icyo gihugu kugira ngo bashobora gukorana mu mishinga y'iterambere. Ibyo birashoboka, ariko bashobora no gukorana no gukoreshwa. Donc biriya bihugu bikora plan A na plan B. Kuvuga ngo kuvanga Amerika ibana na Kongo mu mubano usanzwe, sibyo? Ntabwo byayibuza gushaka na plan B ya Mukwege ngo bonaye bamutega amatwi bumve ibitekerezo bye, sibyo? Nibinabana ngombwa igihe iyo plan A yanze bakoreshe plan B. Amahanga akoresha ibihugu abantu bakomeye baremfiriwa kugira ngo bacalenjinge aid ubutegetsi bafitanye ubucuti, kuko diplomasi no kwikora n'umukino w'uburyarya. Amerika rero ishobora kumanipira Mukwege, kamanipira guverinoma, ikaza handi kigira intama, ahandi kigira ikibyo yize byose, wenda bakanavuga bati kuko yafite prix Nobel de la paix, n'amava bahanana ama prix Nobel gusasabye nabanye babahaye ibihembo biteza saga yize gute ibintu ngibyo. Saga mvuga ni iyihe? Kuko uzamura kukurezinga bafite ibyo bakuzigamyemo kugira ngo wenda uzahungabanye igihugu cyawe, uzagire gute ibintu ngibyo. Nicyo namubwira, ariko ntabwo nabijyana muri cadre yo kuhungabanya umutekano. Wabijyana muri cadre yo kuba bamutegurira no gukosora ibikoca byo byose. Ndavuga kujya ku butegetsi cyane, ibyo nimwe gushaka kuvuga, ariko no kubucalenjinga, kuko bo bamenyereye ama challenges, no gucalenjinga ubutegetsi bwabo bwa Tshisekedi bwa Ndeyani, ibintu ngibyo bakabutogosa bakabona nko ujye udutereriwe turebe igiturukamo. Kandi Mukwege si wo wa mbere, ntabwo ari Amerika yegereye imbere. François Hollande aherutse kujya kumusura Panzi, urumva yahoze ari perezida w'Ubufaransa, cyane ko no kuba abengukwa n'ibihugu by'Ababiligi n'Abafaransa biba byamurambagije gutyo. Amerika ntabwo byayibuza kumurambagiza uwo Mukwege, bitewe no wenda potentiality afite iyo prix Nobel, aravuga rikijyana hariya n'ikindi kintu ngibyo. Ibyo byose Amerika yavuga ariko Abafaransa bamudutanga, abandi nguke bigende gutya na gutya. Byose ni ibintu bishoboka, ni ibintu bishoboka. Rero uwo nguwo ibyo arimo kuvuga ndumva nta birenze. Mukwege afite uburenganzira bwo kubana n'Abanyamerika, Abanyamerika bafite uburenganzira bwo kubana na Mukwege mu nyungu z'ibihugu byabo. None se ubundi hari umuntu utegeka Amerika ngo ayibwire ngo ntuzabane n'uyu nguyu? Hari icyo yavuze cy'Abarusiya na Kongo kuba bakomeza gukorana. Reka nkubwize ukuri, urabizi neza yuko ugiye muri politike mpuzamahanga n'imyumvire yanjye na filozofi zanjye, ukavuga ngo uri pro Russian uri pro American, sibyo? Nakwemera nkazamura kuri Amerika. Umuntu wese uzishingikiriza Uburusiya agashaka kubukompara no kubalansinga na Amerika, nta kintu azaba arimo akora rwose. Uburusiya se ubwo nawe uri dekaraye cyane. Uburusiya se bushyira amafaranga angana gute mu ntuza muri bije ya Kongo? Uburusiya ni igihangange ku isi ku giti cyacyo, ntabwo Uburusiya ari igihangange muri cadre mpuzamahanga. Icyo kintu abantu bajye bacyumva, kuko Amerika buriya umunyafurika kunyafuruma urahagire kayinije
inavuze ngo duhagaritse imiti yo kuboneza urubyaro dutera inkunga abantu bo mu gihugu cyawe, cyane ko planning familiale muri Kongo iri ku rwego rwo hejuru. Siko numvise ahubwo muri Uganda bayifatira ku gahanga ngo ubwo buti bwanyu bwa sida mwazanaga bayikora se abagande simbizi ari na magambo nyine araho ngaho gusa, ariko nyine ubonye ko Uganda bwihagazeho ukavuga ati ibyo bintu by'abafite babishima abaturage bayibuze kuza gupima Amerika n'Uburusiya. Abarusiya barakomeye, bona Amerika bashobora gupezanya hagati yabo, ariko bagiye muri cadre mpuzamahanga. Ejo naho bundi nahoze ndeba ibigo bya gisirikare mpuzamahanga Abarusiya abanyamerika bafite ku isi bisaga 400. Yego, ku isi ushize amato y'intambara n'ibirwa bagiye barubatseho ibigo. Abarusiya gasanga n'ibigeze no kuri 2 cyangwa 3. Bafite cyo kora ikigo muri Syria, bafite ikigo ngira ngo nabo bagifite muri Djibouti. Yego, Djibouti ubundi umenya nta super puissance tafite. Ugiye kureba amasumare bafite amato y'intambara ashobora kudeployinga mu mazi. Ngira ngo Abarusiya barafite kontra yo gukora yuko Abafaransa bakorera ubwato imbere yuko ino ntambara itera bihita bipfa, ino ntambara ya Ukraine urumva. Okay, Abarusiya barakomeye ku giti cyabo, ariko kuvuga ngo Kongo ngo yajya gupeza ngigapeza ngo nazo ngo n'Abarusiya hariya ngo n'Abanyamerika niki ntabwo bishoboka. Amerika yaravuze ngo ubona ute kuba Kongo yakomeza gukorana n'Abarusiya donc ikeba nk'iyamurura Amerika. Nibyo ndimo kumuhakanya. Yego iyamurura Amerika se yari umuntu uyambura mu mujyi akajya nambaye ubusa atari umusazi. Ubwo umuntu yacara umpo yambaye ubusa uko hari kuzuba. Ariko naho mperukira Tshisekedi i Washington muri ya nama ya US Africa Summit yakiriwe nk'umwami. Yakiriwe nk'abandi nta bwami mbona hariya urumva. Ndetse yagize no kujya mu nama ya IPAC ihuza abayahudi bo muri Amerika n'abandi bantu ku isi, kandi ni yadira avuga ko yakiriwe ni Kigali kugira ngo ajye muri IPAC muri ya Cndd-Fdd bavuga. Ibyo ngibyo rero Tshisekedi afite uburenganzira na Kongo byo kubana n'ibihugu bashaka byose, ariko niba koko ikibazo cyajyaga muri uwo mujyo w'uko Kongo ya balancing Uburusiya na Amerika it doesn't work. So kuvuga ko Kongo itabaho, ariko abazambwira ibihugu biriho bikabaho neza bigateka bigatuza bigatungana bitavuga rumwe na Amerika. Ashyiremo Cuba, ariko wabonye ko byahagurukije papa akajya kuyunga na Amerika, sibyo? Amerika ni igihanganye kayeneja, abantu bajye babyemera rega nuko abantu bashaka gutera imigeri ku mihunda y'amacumu. Amerika ni igihanganye, Amerika igira amafaranga, kandi amafaranga akora ibintu byinshi cyane hafi ya byose. Amerika yari yubatse ku rwego rukomeye cyane, itagize ubikandagiza kuvuga ngo njye kuyibalansinga n'umuntu ngo ujye kuyishyira ku munzani n'umuntu wareba inkunga gutera ugasanga bose Uburusiya inkunga gutera Afurika si ibibunda gusa. Ibibunda se ni ifumbire, ibibunda se ni imiti, ibibunda se ni amashuri ahambaye, ibibunda ni iki? Giwe nuko nimereye nuko ntekereza, udatekereza ibyo biramureba. Ariko Kongo kwipakurura Amerika ngiye ku Burusiya niyo yahahombera. Erega Uburusiya impamvu Amerika ukwiye no kwitondera kanija, ushaka kuvuga ngo ndikuye ku Burusiya ugiye nko kuri Qatar kuko ari umushoramari, ugasanga uri kumwe na Amerika, ukongera ukavuga uti ni nkuko Kongo yigeze kuvuga ngo ihagaritse ngo business n'u Rwanda yarajya amabuye y'agaciro n'iki byo gushongesha zahabu. Ese buri gihe nko mu bwami bw'Abarabu igasanga nk'inganda zihakorera n'inganda z'u Rwanda. N'urugero ni nkuko biravugwa yuko mu bintu byatumye n'isupu imeneka menshi hagati y'u Rwanda na Kongo, urumva urabona ukuntu u Rwanda rwavuga ngo uzajya ruyaza amabuye ya Kongo kandi babimenyanyijeho noneho bayacuruza ameze neza bayongerewe agaciro. Ariko abahanga amatwa dusumira avuga yuko iriya deal ngo Ababiligi bayinjiyemo ngo bafite amafaranga menshi bashoye muri Jakamene kandi ku myaka myinshi, ngo baravuga batari ko twebwe turacukura amabuye y'agaciro ngo nuko tuyacukurira ku butaka bwanyu mukajya gukora deal n'abantu tumvikanyeho. Erega ibibazo bya Kongo birimo n'Ububirigi nuko abantu badashaka kubivugaho. Banzu bikurikirane neza ubyumve. Amabuye yacukurwa ku butaka bwa Kongo, sibyo? Ariko consortium zicukura amabuye n'ibigo byacukura bikomeye cyane ni iby'Ababiligi. Bakavuga batari amabuye afite drapo rya Kongo, brand ya Kongo. Ako ni shoramari ry'Ababiligi. None murajya kuyagiriza ahantu tutumvikana. Twe turashaka akorera hangana urugero ndimo kuvuga. So niko wavuga ngo rero Kongo ishobora no kujyana ikibazo na Washington kuko uwo mugabo uriba n'umugore simbizi yabivuze mu kibazo. Ariko ugasanga n'ubundi ubuzima busigaye buri mu maboko n'ubundi y'Abanyamerika cyangwa n'ahandi Kongo yakwerekeza amaboko, igasanga ari inganda ajya kuguramo imbunda muri Indonesia, igasanga na mashami y'inganda zo muri Amerika zicurira y'intwaro, sibyo? Nta nganda za Benz za Mercedes Benz zibi Dubai
ibyo si ibintu bisanzwe iza Volkswagen n'izibi Kigali ubwo uzitiranya n'Abadage uvuye ngo nta Volkswagen mu Budage nzagura uze kuyigura i Kigali ubwo ntabwo uzabona ntabwo nta kuboko k'Umudage kuzaba kuri iyo ngiyo Kongo ntabwo mana yo mwijuru Kongo ntabwo yakwiteranya na Amerika ntabwo bishoboka kuko Amerika yaba idafite Kongo ariko Kongo byayizamba idafite Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi singiye kukubeshya kandi ntabwo bishoboka. Uyu nguyu ati bwana David wagerageza ukajya uba netre kubera ko iyo uvuga ibirebana n'u Rwanda na RDF byumvikanamo gufana cyane. Ati bigaragaza ko unasuzugura ibisirikare by'ibindi bihugu iyo uri kubigeranya na RDF. Ibyo bisirikare bisuzugura RDF se? We ni wowe ari kubaza. Ntabwo nzi niba yasubiza yego cyangwa oya. Kuki se navuga ku gihugu cyane kamera ngo mbenete ngo kari cyo nzi cyane se ubu ngiye kumenya ibintu bya Burkina Faso ngene mu Burkina Be ngiye kumenya ibya Libya ndo muri Libya nawe azavuge ibya nawe azavuga byo kugira neutrality. Jewe ntabwo nkora ku telecommand niko yambwiye ntabwo nkora ku telecommand mfite ubwonko nkoresha mu byo mbarimo kuvuga sibyo ntabwo niyamamaza ngo abantu bantore ubwo nyine ni ibyo nzi ni ibyo nshoboye ubundi se arabishyira kuri neutrality kubera iki niba ari bwo bushobozi mfite bwo gukora equilibre mu byo mvuga kandi mu ntangiriro y'ikiganiro ubaye nka wa wundi ingufi ntaba nyine akwimye oya ntabwo ari muri ubwo buryo ndimo kuvuga si muri ubwo buryo ndimo kuvuga mu kiganiro twavuze dutangira ikiganiro namuhaye ibintu umuhana fact iyo Philippe Nyusi aje kuvugira u Rwanda perezida wa Mozambique ati mudufashe ku kibazo kiri kabodere gato uwo nguwo yambwira ahandi hantu nta yaraciye mu kirere cy'ibindi bihugu none se ni Burkina Faso yagiyeyo none se ni Senegal yagiyeyo ni Maroc yagiyeyo na Algeria yagiyeyo rega imbaraga zose n'ibyo bavuga zishirira kuri goodwill ubushake bwo gukora urumva neza none se reka nkubaze Karinija utewe ninjoro abantu baje kukwiba sibyo ukaba uturanye wenda n'umuntu ufite imbwa sibyo itabara undi ukaba uturanye n'umuntu yewe nubwo bari umukecuru umusaza uwumvise akaruru k'iwawe nawe agakoma kandi akagutabariza wa wundi yisinziriye ugufitiye akamaro ninde nuwagutabaye mu ntege nke afite nuwakomye akaruru ndetse n'abayobozi b'u Rwanda bakunze kubivuga ko ibyo bakora atari imbaraga z'umurengera bafite ari ubushake bafite rero imbaraga zavuga ngo za RDF sigiye unazipima ku munzani sinzi n'abavuga nazipimiye ibyo yita ngo gusuzugura ibindi bihugu ariko igihugu kitagenda Darfur ku ntera ya mbere gifite abasirikare igihugu n'iki Cabo Delgado igihugu kasata Afrika yo gufatwa ntikigiyeyo cyangwa ntikitabazwe nanone tubigarukeho urumva hakitabazwa icyo ndavuga icyatabaye ndavuga icyakoze akazi kakagenda neza ndavuga icyatumye South Africa amatora yarageramiwe mbone cyacyuye impunzi muri Cabo Delgado abantu bakabatangiye kongera gusubira mu buzima busanzwe mbone cyagaramo muri Darfur muri ambura ya Loni aho ndabyemera ariko mbone n'igihugu cyacyuye n'impunzi zisaga amamiliyoni muri Kongo kikazicyura mu gihugu sibyo nkandabona igihugu cyashyizeho politike wenda y'amahoro mu gihugu kandi biraho bishidikanya n'imiryango mpuzamahanga irabyemeza jewe rero mbwira ibyo ndakuratira fagite mbona wowe uzita ubufana ubwo nawe afite indafana cyangwa ibindi abandi afana azafana bashaka agiye mvuga ibyo ngibyo ese bimwiye ariko ntabwo nasuzugura ibindi bihugu mbisuzugura si igihugu kubera iki hari igihugu gitunga ikindi twabivuze mu kiganiro se wari wabikomejeho kare oya ntabwo sinjya nsuzugura ibindi bihugu buriya Karinija ubona gutya buri gihugu mu mico yacyo wanabivuze uti hari umugabo w'Inyarutarama wahehe ariko buri wese ni umugabo mu rugo bwe bafite n'ukuntu bumva ibintu n'umuco wabo ufite ukuntu wemera ibintu ariko nanone tuza kuri fagite z'ibintu turazivuga nta n'uwantumye gukora izo propaganda zo kuvuga ngo nsuzugura abango no bahaba ngabo ngira gute sizo nshingano mfite ariko kuko nkora muri politique na defense nizo narize mukunza kumbaza jewe muri defense mbisubiremo uvuga izo puissance abantu bavuga ugaragaza nicyo zakoze none se uzajya kuri Amerika wenda dufate nk'urugero ugiye kuri Amerika barakubwira bati twahinduye ibintu muri Middle East urumva mu burasirazuba bwo hagati tugira gutya na gutya gundi gutya Amerika yashyize umugambi bitiriye plan Marshall wo kubaka uburayi bundi gutya nyuma y'intambara kabiri maze niba bakubwira ngo hagati y'uburayi na Amerika igihugu gihagazeho ni ikihe icyubatse ikindi ni ikihe barakize bose uburayi burakize Amerika irakize ariko Amerika yubatse uburayi ntabwo uburayi bwubatse Amerika ubwo ndabizi ari nk'abandi bo kwa Dr. Rusa bavuga bati ibyo Amerika yubakishije uburayi
nibyo yasahuye ya none se ubundi se byo ariko nubwo bwenge bwo kubakisha ibyo wasahuye abandi none nabyo ubwabyo wanyoye. David ndagukunda cyane. Se David koko ntutekereza ko misiyo y'inyeshyamba zo muri Kongo zikorwa hakurikije ibyo abazitumye bashaka? none se ntabwo byo nabyemera gutyo uti kubera iki? Ahubwo ntekereza ko abanga kwicarana n'izo nyeshyamba sibyo ababatumye bababwira bati ntimuzaganire ntimuzagire icyo mugera kuko Kongo ntabwo ibuza amasezerano muri turuwari y'amahoro. Ariko ikiyemeza kuyashyira mu bikorwa niki? M23 iryo zina rikura kuki? Ku masezerano yashyizweho umukono i Nairobi hashize imyaka 14 ubu ngubu yanze gushyirwa mu bikorwa. Ese M23 niyo agomba kuyashyira mu bikorwa cyane guverinoma ya Kinshasa? Ntabwo njya nemera ko umuntu afata umutwe w'inyeshyamba ari wose ubonetse wose ngo witeka ari unanirana mu bintu kuko ari witwa izina yuko witwa inyeshyamba. N'amagavumenti arananirana. Mu Rwanda habaga amasezerano arusha bakazimira bizungu bakazavanga n'ibipapuro babagosora bakavarusha baje kuvuga ngo baje gukora pokari gusa. Urimo kureba asaba ngabo bari mu nyeshyamba cyangwa bari muri guverinoma. Umuturage muzima utari muzima sizingameze gute ufite imitekerereze ishyira mu gaciro. Niba ashaka kuba netere koko reka tunabyemera narebe ku mpande zombi. Niba abantu barasinye amasezerano hagati y'inyeshyamba na guverinoma imyaka 14 ninde ushyira we implementing amasezerano mu bikorwa ku ntera ya mbere? Ni guverinoma. Ni guverinoma nitanga amnesty imbabazi ku nyeshyamba aho zanditse sibyo? Guverinoma ifite inshingano yo gucyura impunzi zikomokwamo n'inyeshyamba tugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo impunzi zahunze zigiye gutembera. Umuntu nk'uwo wanditse gutyo niyibaza impunzi ziri Kigeme ziri Kisagara ziri Nyabiheke ziri Mahama ziri mu butembere buriya ziri muri parike zagiye kureba ingagi. None niba zishaka gukomanga ngo zitahe ibyo birahinduka ikibazo. Impunzi zitaha mu buryo bukurikira ibyo bita tripartite. Igihugu zikomokamo kiricara kikicara n'igihugu zahungiyemo urumva na serikazi kabajya hagati bakareba icyo gukora. Ubundi busanzwe nse nibaza n'impamvu n'impunzi n'abazihagarariye ubwabo batajya muri iyo nama ariko guhashye ibizihagarariye nyine biri mu nyungu z'impunzi. Nkavuga ngo niba tugiye muri Kongo as case study tukayivugaho M23 n'abandi bose bazaza n'abaje kera urajya kubakorera umusaraba wo guteza ikibazo proposal baguhaye kugira ngo ikibazo kitaba warayubahirije nk'igihugu wabuze iki? Kongo ibuze ubutaka bwo gutuzamo abantu 80 bari mu Rwanda ibindi bihugu biri mu Burundi no mu Uganda n'ibyagiye byataraye ku isi yose. Buriya Kongo yabuze ubutaka bwo mu bibazo Kongo ifite arimo cy'ubutaka. Icyo ni kimwe. Amafaranga heba mercenaire ku munsi. Amafaranga iha izo wazana ngo zirije n'iki byose. Ese niyo menshi niyo makeya kurusha ayo yaha abaturage bakagira bakaba mu gihugu cyabo. So iteka rero kujya mu buryo wo kumva ko umuntu wese uharaniye amahoro aba se kibi uyamubuza akaba se kiza marisha ntago bimfataho. Ntago mugiye mbona ko buri mutwe w'Inyeshyamba nubwo atari yose ku isi yari idafite manifesto zumvikana ko ubundi se reka bazo ngo hari n'ugeze kubivuga mu kiganiro niba ari cyane n'iki twakoze simbiza. Iyo nka East Africa na Monisco Karoni muri rusange biri ku butaka bwa Kongo byirwa bisikana na M23 ubu East Africa Regional Force and Deployings iri hafi na M23 Monisco and Deployings igira n'ibirindiro muri area ya M23 nimwe abo bose babikorana cyangwa ni reason ni impamvu yumvikana ituma bavuga bati aba bantu bari wabo sibyo nta kindi twabikoraho. None leta M23 iguvuze yabahanda ngo bajye mu biganiro yaranze irafata bandika bita abanyarwanda atari abanyarwanda. Uwo wanditse iyo commentaire uzamubwire ntazagira ibyago ku isi ko umuntu azamwita umunyamahanga kandi mu gihugu cye. Ni nko kwavukana n'abana batanu muri kwindanga muntu yanyu mwe y'ababyeyi mwese bajya gutanga iminani bakavuga bati wowe nta munani ufata n'uwo muri umuryango kandi muhuje DNA n'iranga muntu. Ese we yarwana intambara ingana gute? Ntabwo yabagira ishyamba yabagira ishyamba kame. Ntago abantu baranira uburenganzira bw'abiteka wabita ibivume ngo bite uko wishakiye n'iki byose ahubwo benjya nibaza ari ikibazo umuntu nabaza umuntu ufite bene iyo miterere ubundi iyo bigeze kuri interesse igihugu kanije kuki umuntu aza kigira kagarara supremacy ku bintu bijyanye n'ubwene igihugu umuntu ayikura he? Donc kuvuga ngo ndi supreme mu gihugu ni gikagarara mu gihugu kandi igihugu ari icy'abantu mwese yani ni wowe utanga citoyenneté ikora abo banyarwanda bavuga ikinyarwanda ushatse babaho ushatse baryama ubundi ntibasinzire
wowe uradamara yuri iwanyu uri Mbujimayi uri he hose abandi bari mu nkambi y'impunzi abasaza basaziyemo bamwe sibyo just ibyo ngibyo ubikura he hanyuma rero ikintu cyo kuba abantu bashobora kujya mu nyeshyamba nicyo kibazo rumbajije bakabongorera bakabaduhira mu matwi imikorere yuko bakora sibyo yego nta nyeshyamba ku isi zitagira abajyanama ibyo niko bigenda ku isi kandi abajyanama mpuzamahanga ariko nta n'ibihugu bitagira abajyanama mpuzamahanga ngiye numbwira rero niba mujya mushanga mbenete ndajya muri ibyo ngibyo uko ari bibiri uko byagenda kose abantu bongorera M23 bayigira n'inama yo kwigomba gukora operation zayo byahereye kera Ifata umujyi wa Goma bati muve muri Goma batayibatsindamo Museveni urumva ndisintekereza ko uko babaho ntabwo nabo babuza abantu bumva impamvu yabo bagira inama yego noneho kandi nta nubwo leta Kinshasa nayo ibuza abayongorera bati muraganira iki n'abantu mwita ibyihebe kuki se nareba ku ruhande rumwe ku mpande zabo bose biri mu nyungu z'igihugu cyabo bazicarira barebe ubongorera ibikwiye ibidakwiye kubishyira mu bikorwa sinjya nemera ko umuntu abaho nka telekomande umuntu afite ubwenge bwo kujajinga ikiza n'ikibi n'icyo gukora kandi akirengera ingaruka z'ibyo yahise cyane urugero nshaka kuguha Tshisekedi ni utazi ingaruka zo kuba mu buhungiro aho kugeza yapfiriye mu Bubiligi akabura n'ukuntu ashyingurwa mu gihugu cye mpaka agataha uko umuhungu ageze ku butegetsi buriya ntabwo Felix Tshisekedi azi umubabaro n'umuhangayiko kuba udafite ubutegetsi bukwemera none se arumva we yabikorera byamugwa neza tuvugisha ari we akaba ari muri iyo eta y'abantu bari mu M23 bavuga we byamushimisha ese ubundi umuntu ubaza ikibazo inyeshyamba zitaranaduhirwa amagambo ubunyeshyamba n'ubustari buriya kuba mu myobo mu ndaki ariko umuntu utarajya mu nyeshyamba agira ngo inyeshyamba ni ikintu cyoroshye cyane buriya tuvuga inyeshyamba mu magambo gutya inyeshyamba zibaho nabikanije inyeshyamba ntiyiga ufite masters ubufashe feri dogiteri bizakugora ufashe ntuze A0 kugira ngo uje bube master ibyo bizakubana ikibazo ugeze muri secondaire ya 5 kugira ngo usoze amasomo bizaba ikibazo ariko mu kazi gasanga no muzima busanzwe wabikinga icyo ukaniga ukavuga uti ngiye reka kwiga nijoro nsoje akazi wenda uri mu nzego z'umutekano ngiye gutya na gutya ugakomeza development yawe uko wayipanze ugaprogressinga mu buzima hakenye shyamba zitera imbere ubundi abantu bibaza gutya bagira ngo nyeshyamba no munyenga uwabaza umuntu dukurikiye kuri nyeshyamba zirya uko zivuza uko zambara yumva ari akazi koroshye ku buryo wabyifuza ukumva urasugira urasagambye David hari umuntu wakubaje mu gifaransa ati pas de force aux M23 ils ont échoué leur mission c'était le Rwanda qui ont pris Kichanga Ruchuru et le chèque était attaqué umusubiza mu kinyarwanda cyangwa mu gifaransa uwo nguwo je ntago mba muri operation za Congo il dit que c'était le Rwanda u Rwanda se ko rutaraniwe gufata Kinshasa kuki rwashatse gufata aho ngaho baharanirwa ntabwo abantu ntabwo iriya ntambara yo muri Congo yo kuba ngo M23 igiye gufata imijyi ikajyana n'inanirwa reka mwemerere gufata hano kunanirwa handi se bitwaye iki ndetse M23 n'ibivejuru aho bifuza bose ntabwo bahafite ushobora no gusanga bifuza na Kinshasa abakaba batashobora badafite imbaraga zo kuyifata none se ubundi nyeshyamba n'abantu bari aho ngaho bameze barwana nk'abakerubi n'abamarayika bandi n'abaki abaserafi oya M23 ntabwo ntekereza ko ibirindiri muri uyu munsi badashyize mu Rwanda biri muri amvizayo cyangwa se ari byo byifuzo byayo byose hari ibyo yifuza idafitiye ubushobozi kuki se yavuye aho yarafashe yari isetse buriya ni pressure ziba ziriho urumva ariko nayo yakwenjoyinga kubi hari nyine n'imiryango yabo igasugira igasagamba n'inka zabo ntizikomeza kwishwa kuriya sasa sinya nemera ko M23 ari powerful kubyo abantu banga ifite imbaraga z'umurengera n'iki ntazo yisi byari gufata saa cyenda igafata na Goma byarayinaniye nakuremo izina Rwanda rero ariko yumve yuko inyeshyamba zifite aho zitiba ziteganya gukorera muri plan yazo hari aho ziba zifuza bikanga nkuko na guverinoma ya Kinshasa aho yicaye yifuza bunagana ariko ntiyayifata ntabwo irayifata nako yifuza iyo kicanga no ntiyayifata ese reka bazo umuntu wabajije ko leta ivuga ko M23 ko cyangwa abo bitu Rwanda bananiye gufata Sake guverinoma yo yafashe bunagana ese guverinoma yo yafashe gicanga niyo ifite government yafashe kiwanja ubundi mu byukuri ubwo nkungu warenda kugira ngo musubize muki ubu twenda kuvuga ibigwi ninde hanyuma sakabazo kamatsiko nanjye mwibarize ntabwo Kinshasa yifuza bunagana kita yifite si uyu munsi
reka abantu bajye bemerana gutyo. Hari M23 idafite yifuza, hari abantu leta idafite yifuza, bari hagati nk'ururimi, nta muntu wo kwikubita mu gatuza rero ngavuye ngo ugende ibingo ugende ibingo. Umwe wese ntabwo ari muri place yifuza, afite ibyo yifuza birenzeho kandi biri mu mutima wiwe. David azagira icyo atubwira ku byavuzwe na Muzehe Deo Koya wavuze ko M23 itazi ikirwanira, ngo yavuze ibya rebellion n'umutwe twaje intwaro, avuga ati rebellion M23 ni rebellion, ariko ngo ntabwo iramenya ko ari rebellion, ko rebellion ngo ibigamije guhirika ubutegetsi. Mu gihe umutwe witwaje intwaro ushobora kubaho ngaho imyaka ingahe ugamije kwisahurira no kugira gute. Ati ariko M23 ngo babona niko Muzehe ko yavuze ati abona M23 itaramenya neza ko igamije kugera Kinshasa nubwo ari kigamije. Niko Deo yavuze. Giye uko mbibona nk'umuntu ukurikirana ibintu hafi bya Kongo, icyo niba uwo mutima M23 ufite ntabwo icyo yita igihugu, ariko ngo tubone uyu munsi ntabwo ari Kinshasa. Ushobora gusanga Kinshasa M23 ari Bukavu, Kinshasa muri Minisiteri M23 ari Warikare, Kinshasa M23 arandegeze, kuko hari intambara zabayeho mbere zitagiriye akamaro abayibanjirije. Aba bantu bari muri Norite imaze imyaka myinshi y'abavuga Ikinyarwanda babaye n'aba vice president. Urumva bicaye muri presidence ntacyo byagezeho. Bafashe Kinshasa, bamwe mu bagize mu ruhare muri kwa Kabila bamuherekeje, ntacyo bagezeho ahubwo biciweyo. Urumva sasa ni gute abantu bibwira ko M23 bivuga byose bari ukuri? M23 ifite n'amacenga mu byuvuga, kuvuga ngo igihugu ngo Kongo igatekana ubutegetsi n'ikindi kintu nuko buri Kinshasa, ko ubutegetsi barwana nabwo buri Kinshasa, ntabwo bivuze ko M23 ifite amererwa Kinshasa. Icyo nakwemeza ni kimwe, ahiri ntabwo hahagije mu bitekerezo byayo peut-être turimo kujyana, ariko se babwira icyo we yita igihugu nako abo bita aho bita igihugu arizo etande ariyo paramètre ariyo perimetre M23 itekereza, akiziritse ku muruga gasika kabuciye. M23 ifite ikarita yayicanga, kandi mu ibanga rya gisirikare ryabo ntibashobora no kubwira abantu mindset agenda yabo yose. Wahishurira se umuntu mu Rwanda agenda yabo cyane ko aziri sensible, kuko jewe abina gusobanuza ibintu bikurikira. Ibi mu general ngo reka tukutiporoyinge ikitona par exemple, akavuga ati singiyeyo ndasigara hano n'umuryango wanjye cyangwa se ababyeyi banjye, icyo ataba yakubwiye niki? Bano bantu bavuga Ikinyarwanda ntubajyana ahandi ntubagore, ntibashobora kujya ahantu batazaragira inka ngo bakama amata bishime batekane. Icyo nakubwira cyo nicyo ngicyo. Hanyuma icyo wita igihugu, na Sudani zabonye igihugu, na Somaliland zakibona, na Eritrea yarakibonye. Icyo wita igihugu mushobora kuba mutagihurizaho. Ushobora kuvuga Kinshasa ugasanga so batera metero, wavuga Kinshasa wavuga Kisangaro ugasanga maybe so batera metero, wavuga Lubumbashi ugasanga so batera metero. Nkuko kugeza uyu munsi bazonza abantu bakabakwereka yuko metero yabo wenda batanayitera muri Goma, cyangwa Goma bakumva barayifite in their heart, mu mitima yabo bakabona rwose kugira kuyicaramo no kutayicaramo ntacyo bibabwiye, bakumva bameze nk'abayigose bayifite. Icyo nicyo nakubwira. M23 rero ntabwo ari uko yabirwana idafite intego yo gufata igihugu, ahubwo ikibazo ni izina ry'igihugu n'icy'abantu bita igihugu. Rwose kubwiza ukuri, unabwiye M23 ngo bakope Kinshasa, niba kope muyifate bibyikore gutya nk'umumaji, ntago bayemera, ntayo bashaka, ntaho bashaka rwose. Nese ko baze kwa deployinga ku mahoro kandi ari abagendera bahembwa, urajya kubaha deployinga ubundi kubera iki? Ubundi se barahabuze? None se uyu munsi bavuze ngo turambitse intwaro, sibyo? Ari amatangazo ya leta yakinze bamwe n'abateroriste yose yayasiba, wagira ngo se babagira bate wabicuka bamarasa n'ubundi babaha akazi bahajya mu buzima busanzwe. Kuki se nyine batazimanika? Buriya mu 23 ngo tumanitse intwaro ugira ngo leta, none se mu FDL umanitse intwaro kaje muto kandi yaza rwana bakamurasa. Ni ikibazo cyo kutarambika intwaro. Iyo urambitse intwaro ukasobanura ko ibyo warimo bitari byo, urumva bareba aho bakwerekeza, kandi nubwo batakujyana mu kazi wakwita umujya kujya gukora business Kinshasa, muri iyo Kinshasa bavuga ntubu yifashe se uha ushize iduka cyangwa hotel ntubu yifashe utarwanye. Nta bavuga ikintu se batari muri 23 b'Kinshasa bumva wenda tabikweshwa ninga kimwe nuko icyo navuze cyitwa igihugu iramutse ikibonye bakwimuka bakagaruka bakaba bagasubira iwabo, bahaba bashinyirije birirwa bahiga bagira gute ibintu nk'ibyo. Bamwe babarenganya, abasirikare barafunze bavuga Ikinyarwanda, nta mutekano ufite, ugenda wihishahisha,
ntushobora kuvuga ikinyarwanda utuje wari uzi igiswahili yarakibagiwe ngo batamwirenza sha mwaje murareka wa mugani wakaregeye M23 icyo yita igihugu hari uwo yakibwiye ifite gutekereza igihugu nkuko John Garaga yatekerezaga igihugu cya Juba cyangwa se Salva Kiir urimo kureba kandi zashyira ibigereho ndabikubwiye Karija wenda sibyo mu kiragano cyacu ariko friend of bano basore nawe n'inkumi bazaragwana bazabona igihugu M23 cyane rwose ishobora ko M24 muri se ko Cndd-Fdd M23 ese ku cyane bashyira agakoni kuri M23 gusa wenda M23 izanatsinzwe iveho nyuma y'imyaka 15 hazi ndi karundura kubera ko ibyo ngibyo ubundi wagombye kumbwira ko nibeshya hari ndi porogaramu ishyira hamwe abantu bavuga ikinyarwanda n'abakongomani bose kabagira umuturage umwe aho niho urugamba rwaba rutsindiwe ubwo nibwo kubaka no kunesha M23 ku buryo bufatika ariko igihe ukibahiga ukibateza babitakwira urumva ukibateza abazarendo babicira inka niki waza umbwira ikize waza ubabwira iki ukina n'abantu community ifite abagenerali basaga nk'ijana uzi ko abantu bavuga ikinyarwanda n'abagenerali benshi mu ngabo za Kongo aribo bafite abagenerali benshi umugenerali uzi ko mu Rwanda hari akarere wasanga kataravuka umugenerali yego none uraza gukinisha abantu bafite abagenerali basaga 50 none uzareba bare basore babo bakiri batoye bambaye amakoroneri bajuriye mahano ba koroneri mwamba ba majoro wiringoma uwe ubona ko akuzemo gakeya bari abantu ubwo bazagira imyaka 40 bafite inyenyeri zinga ufite shamu abagenerali bagira inyenyeri enye bazashyiraho n'izindi ebyiri zibesheshatu David reka dusoze Edison ati aba ba David na ba Mugabe mbona batubeshya kuko ukuri barakuzi nubwo batabivuga ariko nabirahira nta nyeshyamba y'umukongomani ishobora kurwana kuri ruriya rwego mureka kudushyushya imitwe ngo M23 ngo nta bakongomani aribeshya cyane David rwose aribeshya cyane uwo nguwo bano aya moko ako afite amamoko mu Rwanda sibyo bafite amateka yo kurwana n'abarwanyi n'indwanyi karundura ahubwo harimo n'abatazi azabaza amateka y'abanyamurenge mu ntambara zagiye zibera muri Kongo na komandoma yabo sibyo hari n'abantu bazi basubiye iwabo ariko barwanye muri liberation yo mu Rwanda ukuntu barabahanga mu kurwana aka gace k'abanyarwanda n'abarundi n'iki byose kuza kuvuga ngo ntago ngo ibyo kurwana ngo n'iki ngenyeshyamba ngo ntago zarwana kuriya ariko sha uwo ngo afite abyo yegereje umutima none se niwe uzirwanira ibyo zirwanamo niwe uzirwanira ntizirya zikimara se niko ubu ngo wenda ndavuga ngo ntago babasha kwirwanira barwanirwa nande ese yatubwiye babarwanira iyo udafite igisubizo uraceceka ukabireka nta guspekera genda umunalista ntabwo naza guspekera kuri kamera genda avuga bariho n'izina bafite n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo ntago bazi kurwana ngo kuriya none se barwana gute herega icyo abantu bashaka guca karongo ngo n'u Rwanda ngo rushyikira bari abantu ngo nabagane ngo n'ikindi muri iyo sansi ngo nabagane ngo bashyikira ngo n'abanyamerika ngo nabakiri kintu nk'ibyo ngibyo sha reka nkubwire buriya abanyarwanda baciye umugani urumva ngo ushobora gufasha n'umuntu ugafasha n'uwifashije nyeshyamba se none se nta bwenge bagira reka kwereka urugamba rwabo ntabwo uhakanye ko ashoboka hari abo yakeka ko babafasha uwo nguwo nta nyashyamba ku isi zitagira abantu bazifasha ndetse zicura inkwaka zicura imbunda se buriya bafite abadogiteri n'ibitaro bihambaye bishobora kubavurira inkomere rubaye ari u Rwanda rubafasha byagaragazwa n'iki abaye ari Uganda ibafasha byagaragazwa n'iki ntabwo namenya ngo byagaragazwa n'iki twabirebera mu bo bigeze gufasha aho byagarukiye aba ibihugu byafasha bariya bakaba barimo babyigana hariya erega hano reka nkubwire umubare kareke rimwe niba ari matematike urumva abantu bakeka ko umuntu ashatse gufasha umutwe w'inyeshyamba hari impamvu ituma zifasha yarazifashaga mu mwaka 25 ishize akabyemera ubu ngubu byakwanga kubera iki niki cyavutse mu isi cyatuma igihugu cyabishatse kitafasha inyeshyamba kandi bikajya ku mugaragaro bakanazikanahindura igihugu oya Karija tubyumve kimwe niba byarashobokaga ko ibyo bihugu uvuze haruguru byaherekeje Kabila Rwandeze Kabila kamugeze Kinshasa sibyo ibyo twavuze mu kiganiro mu zindi ntambara zakurikiyeho ibyo bihugu bikaba byari mu ntambara byaciye umurongo ntarengwa witsinda ryo kwa Kabila n'ibihugu byari mushyikiye kandi ntibawurenge sibyo
ubu ngubu kuko uretse ko hari igihe tubona ahantu isi igeze tukagira ngo hari amazi yahindutse divayi by'ukuri niki ibihugu byabishatse reka kakabazo none nkabaza naho dukurikiye abantu bibwira ko ari Uganda n'u Rwanda n'u Burundi cyane kiri iki bashatse gufasha M23 ibyo bihugu bibwira ko byabitwara iki bibishyize mu buryo bikabishyira ku bikorwa ku mugaragaro uretse kuba ari intambara nyine yaba ari kindi Kongo se yabigira gute nese ubundi yabigize gute nubu babikora none tujye mu buryo muri tekinike rero twigire muri tekinike kugira ngo tuve mu bintu bimeze nko gufana ku mupaka uva Bunagana ugaca mu Birunga ukamanuka Kabuhanga waranahatembereye ukaza mu kibaya cya Kibumba ukaza yozamu n'igihe hano hose ahatari FRDC kuva Kibumba niyo bahita beherekana umuntu habona hari ingabo za Kenya urumva ndetse neza muri South Sudan ngira ngo nabo barabana yego wahita ucomeka ruguru ujya Bunagana hari ingabo za Uganda hadi ubundi reka mbaza ubwo kumva yuko ujya kuvanga u Rwanda muri izo ntuzi u Rwanda ruca Bukavu kugira ngo rudasakirana n'izo ngabo rukazagera i Masisi u Rwanda ruca Igoma mu makamyo rugaca muri FARDC aho irinze rukajya Masisi aho ngaho nakicanga avuga u Rwanda ruca Kibumba hari ingabo za Kenya niki n'imirongo y'abasirikare bakagenda u Rwanda ruca Bunagana hari ingabo za Uganda yo kubifasha muri Kongo turabizi iba muri East African Union Force ikabona mu gisirikare cya Kongo barafatanya muri operation Shuja icyo tugishyire ku ruhande u Rwanda ni maji uziko ari abantu bavuga u Rwanda bakagira kugwana n'inka maji none rukarija bakavuga tugwara kugira nk'agashishi cyangwa intozi dukajya muri Kongo ari nk'intozi rwagera rugahita ruhinduka abantu iyo ni imigani ya intare iyo ni imigani ya kera yacitse u Rwanda ya papa intambara n'imbunda abasirikare bakoresha n'imirongo yabo nagafuki nakasaseshwa rumuri akandi kantu nasozereza ko ino televiziyo Kongo ninjije kubyo batagira proof z'ibyo byose nta butasi bagira se ubw'imbere hanze y'igihugu ubw'imbere mu gihugu bwerekana ibihamya by'ibyo ngibyo ku buryo umuturage kuri social media na YouTube ari uza akabikonfirma ngo yiboneye kose ingabo zigenda buhumye ku buryo Kongo mbega ari igihugu ufata ingabo zigaca Goma mu mujyi zigiye gufasha M23 ubwo ndavuga ku bipaka dufite zigaca muri Kibumba cyanza rwo hari FDLR inite z'u Rwanda mbega zikagera Kongo yagiye igaragaza ibimenyetso by'uko hari imibare y'abasirikare bakanayivuga yambu biheze iyo mu gisirikare iyo uvuga ibintu ntabwo uvuga umubare uvuga inite urumva ukavuga niba ibyo byose yarabivuze umva reka nkubwire ivuga n'amazina uwo yavuze se General Nyamvumba General Nyamvumba bavugaga si wari mu ngabo za East African Union Force ejo bundi bajya gukora evaluation mushaki none se uwo General Nyamvumba ukora muri cadre East African Union Force niwe uyobora ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo kuba si uyu munsi yajya yakava yakongera agasubirayo muri iyo sanse please iyo mention izina ry'umuntu ukweshoninga urumva umukorano ugarata ku butaka bwawe nibyo ujye kora ibyo ubona ku ambassadeur mbonye ikintu cy'igikomantere kije urumva nikiza kuri cya kiganiro twakoze tuvuga Sasunge sari mu Rwanda mbese Sasu nta gifite aba expert mu bajepe yigeze abagira baramurize baramurwaniye none bite nibyo twavugaga nyine yarabipakuruye bose bajya muri Kongo bajya gukora FDLR komeza nakantu kari kayiko in fact icyo nashaka kuvuga ntabwo wavuga ngo Colonel Kanaka ari mu ducakarongo mu banzi bacu none ngo uze kumwakira mu itsinda rishakisha amahoro mu gihugu cyawe iyo ni speculation no kwivuguruza umuntu yuzi ko umuciye akarongo ari nk'umwambasaderi ntabwo igihugu cyakorera mu ambassaderi ni nkuko Kongo yavuze ngo ingabo z'u Rwanda ntizigere ziza mu za East Africa cyangwa bakirukana kandi kabicaho umurongo bikaba cyangwa bakirukana ambassaderi kare urumva none muravuze ngo General Nyamvumba ngo mwamubonye ngo niwe ngo mu ngabo z'u Rwanda ngo muri Kongo ngo muri ku Rwanda rwa M23 bugiye gucya tumubona wereje muri delegation y'ingabo za East African Union Force kandi mu basirikare bari kumwe harimo abakongomani abarundi ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ko mutamukoze none garata wakoreza itsinda ry'abantu amazina yabo mutazi ntago bibaho biriya ni ibintu ni amagambo aho ngaho gusa Kongo izahora muri ibyo ngibyo n'abakongomani cyangwa barimo kwezo izo commentaire n'abakongomani byashoboka unesika dukurikirwa na tuzatuasubiza ariko nta kibazo ubwo nabandi mushaka kuduha ibitekerezo
David tuyadufata wena nk'umunsi umwe mu cyumweru nibishoboka dusubize ibibazo batubajije kandi ngira ngo ni byiza ni interaction nziza hagati y'abadukurikira. Oya urumva iyo tuvuga tubasaba commentaire like share n'iki byose ubwo rero kuri share ntacyo twakora baba bakoze subscribe bari sawa ariko ntabwo umuntu yakora commentaire anakubaza ngureke kumusubiza kandi binagaragaza yuko abantu bafite ibitekerezo bitandukanye. Diversité mu bitekerezo ni ikintu gikenewe uko ntekereza se kudatekereza hari abavuze ndabugama burya nambaza abogamye urumva buri muntu wese afite uko yumva ibintu nanjye musobanurira nanga ko mfite ukuntu numva ibintu nta nubwo ndi kamara mu gusobanura ibintu ariko nkoresha ubwenge bwanjye n'ubwonko bwanjye ntabwo nabukoresha rero ngo ntabwo nabukoresha mbucuritse gutese ntabwo bishoboka reka dusoreza abantu batubajije mwarakoze cyane bari ibintu byiza nizere ko kubera ko ari no muri weekend abantu bashobora kuza kongera kubaza ibindi bibazo twazongera tukabigaruka mu kindi cyumweru kizaza nta kibazo reka tubashimire David tukwifurize weekend nziza nizere ko aho uri bugasomere bira bimeze neza ndavuga agafanta niko mbwiye ko ushobora oya na panashe ndazimo cyangwa nagakoma ibikoma byo mu gihugu byananiye igikoma cyo mu gihugu cyita Jakarta arya ni mu murwa mukuru w'iki gihugu w'i Kigali Indonesia hipi ariko biryo ni mu murwa mukuru wa Kigali rwose aba kuri ka Jakarta ntabwo njya mpuha rero mu bikombe reka wasanga umwe gakonje twabinyweye mu ntuze muri corona ariko wapi muri corona mwe igikoma musaza twarakinyweye sose ari amarangi yaje mu gihe cyacoga mu ntuze ariko ari amarangi akonyere kuri kumwe igikoma narakinyweye ndakijuta ariko ngo cyakirimo marigarine dukumbuza abantu bari hanze y'u Rwanda cyakirimo marigarine biscuit bakubita bakazikoreramo kiba kinahenda gikombe ni 200 meruka kunywa igikoma kirimo ibintu byitwaga compact ni impunzi ni biscuit bahaga impunzi imwe ikaba yakwiriza umunsi wose yego babyita emergency food ni bishobora kugendana uri mu mashyamba meruka kunywa igikoma icyo gihe abakinyweye cya compact n'abashyira 25 mu gikoma ntabwo mbizi neza ariko ibyo bisa nabyo watunzwe n'iki se muri corona muri covid ari ahantu twari dufite twajyaga kunywa ibisa nabyo kwa murokoresha barabazi urakoze cyane reka tubashimire tubifurize weekend nziza mwese abadukurikiye asante sana bye iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare